Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Ndabaramukije inshuti z'Imana, ndabaramukije bwoko bw'Imana, mbifurije umugisha w'Imana isuma byose. Ni mwene So Mutuyemungu Jean Pierre baramutsa, kandi mbifurije umugisha wose Imana itanga. Ndashimira abambanjirije muri iki cyumweru bavuga ubutumwa bwiza. Nanjye ndaje ngo dukomeze tuganire ku ijambo ry'Imana, aho mwumvishe turimo tuganira ku mbaraga z'umusaraba, ubuzima dukura ku musaraba. Ni ijambo riri mu Bagalatiya, urwandiko Paul yandikiye Abigalatiya, ni ibice bitandatu. Mu bice bitandatu yaranditse ku murongo wa 14, haravuga ngo ariko jyeweho sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Ariko jyeweho sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Uyu ni Paul wandikira Abagalatiya. Bari bafite ibindi barimo kwirata, birataga iby'amategeko, bakirata iby'imihango na bya bindi byose muza abantu biratanaga byo gukebwa. Ariko arangije arimo arababwira ngo abantu be kubagusha, be kubayobya, ntabwo dufite ibindi byo kwirata, ibyo byataye agaciro. Umusaraba wa Yesu wakoze iki? Umusaraba wa Yesu watesheje agaciro, cyangwa se warangije ibya mbere. Warangije iki? Warangije imihango n'ibindi byose byatambamiraga abantu mu gukizwa. Bibiliya iravuga ngo amaraso y'ibitungwa, intama, amapfizi y'inka, amasekurume y'ihene ntibyabashaga gukuraho ibyaha, ahubwo byarabitwikiraga, byatwikiraga ibyaha. Byari bimeze nka kuriya kwa Blanco. Ababa muri sekretariya barabizi ko habaho gome hakabaho na Blanco. Gome irasiba ariko Blanco iratwikira. Amaraso y'ibitungwa yatwikiraga ibyaha ariko ntiyabihanaguraga. Impamvu rero ibyirato byacu ari umusaraba, reka nsome muri Yesaya ibice 53 53, nahavuga bahanura urupfu rw'umugaragu w'Uwiteka. Hakavuga ngo ninde wizeye, ibice 53 yereka umurongo wa mbere, ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye nk'ikijegijegi, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro, wamenyereye intimba. Yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bose bima amaso, natwe nitwumwubahe. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Amen, amen, amen. Ibi ni ibivuga imibabaro y'umwami wacu Yesu ku musaraba. Bibiliya iratubwiye ngo impamvu dukwiriye kwirata umusaraba nuko uwawugiyeho wagombaga kujyaho ikivume, kandi uwagiye ku musaraba Yesu umwana w'Imana
abamuciriye imanza bose, yaba na Pilato inkiko zose yazengurutsemo, nta na hamwe yarezwe icyaha kimuhama, ahubwo icyamujyanye ku musaraba ni ibyaha byacu, ni ibyaha byawe n'ibyanjye, nibyo byatumye abambwa. Hanyuma ngo agereyo ku musaraba, amaze kubyikorera ahinduka ikivume, kugeza no ku rwego ngo Imana yamurebye, Imana se ngo ikamureka. Igihe yatakaga akavuga ngo data ni iki kikundekesheje, ngo yararemerewe, yumva uburibwe, yumva umubabaro, yumva agahinda, yumva abuze ihumure, yumva isi imushiriyeho. Burya ngo ibyo byari bimuriho ni ibyari bingwiriye, ni ibyari bimbereye. Yagiye mu cyimbo cyanjye njyewe Baraba, hafungwa Imana, habambwa Imana, ariko kugira ngo umupagani nkanjye nkawe ruharwa wari ukwiye gucirwaho iteka abone incungu. Dushimye Yesu, dushimye umusaraba. Hanyuma ku musaraba yahavugiye ijambo rikomeye rivuga ngo byose birarangiye. Yari hagati y'isi n'ijuru, ntiyari ari ku isi, ntiyari no mu ijuru, ahubwo yabaye umuhuza wacu n'ijuru. Kandi kubera ko yamennye amaraso menshi, yagombaga no kwakira abazakizwa benshi. Kandi kubera ko yashyize ukuboko iburyo, ukundi akagushyira ibumoso, kwari ukwakira Abayahudi no kwakira abanyamahanga. Nuko twese turemererwa twinjira ahera, twese turemererwa, kuko ngo amaze gucikana umwuka uheze, umwenda wari ukingirije ahera wabatabutsemo kabiri. Bivuze ngo iby'imihango n'ibindi byose birahindutse, buri wese yemerewe kwinjira ahera cyane. Wari umwenda uremereye ku buryo byari bikomeye ko watabuka, ndetse abantu birukanse no kuwusana birananirana, kubera ko ijuru ryari rivuze noneho ahinjiraga umutambyi umwe, twese tubaye abatambyi. Ku musaraba niho twakwiye kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Niho duherwa agakiza gakwiriye, niho tubabarirwa. Uwahageze arushye, uwahageze ari mubi, uwahageze yenda kwiyahura, ahabonera amahoro, akahabonera ibyiringiro. Nawe jyana y'intimba zawe, jyana y'ibyaha byawe, jyana y'imibabaro yawe, urakira kubaho, urakira kubabarirwa, urakira ubugingo. Nta mubabaro n'umwe, nta gahinda na kamwe katashirira ku musaraba, kuko uwababajwe ku musaraba ngo abasha no gutabara abageragezwa bose. Intimba zawe, ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, nibyo yishyizeho ububi kugira ngo atugire beza. Yambaye ubusa kugira ngo twambare imbabazi z'Imana. Yarashenjaguwe arapfa kugira ngo duhere ko dutabarwe. Imana ihabwe icyubahiro, Yesu wacu ashyirwe hejuru, kandi ngo yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, kugira ngo amavi yose apfukame n'indimi zose zature ko ari umwami. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana y'amahoro ibanezeze. Paul abwira Abagalatiya ngo he kugira ubahagarika umutima ku byo gukebwa, ku by'amasabato. Aravuga ngo nta kindi gikomeye uretse umusaraba. Sinkirata ikindi Paul, nubwo ndi umufarisayo, nkaba umuyuda wo kwa Benyamini, nkaba umuhanga wize amategeko ku birenge bya Gamaliyeli, ariko ibyo byose byamindukiye nk'ibibambwe, nanjye mbibera nk'ubambwe. Imana ishimwe. Haravuga ngo sinkirata ikindi keretse umusaraba. Nta yindi ndirimbo dufite, nta bindi byirato dufite muri iyi minsi yo kwibuka twinjira muri Pasika yacu. Nta kindi, dukwiriye guhimbaza Yesu, tugahimbaza umusaraba, kandi tugahimbaza urupfu rw'umwami no kuzuka kwe. Icyubahiro kibi cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.